byose byangiritse rwose, n'igitanda byose n'amasafuriya rwose gagiye. Ibyangiritse ni ingwa 6, ingogo 4 n'izindi zose nazo zaragiye. Ibyo mu nzu byose ndabibona, burandarara hanze. Imvura ibintu byose yabijyanye, umugazi gwabijyanye, nta kintu narokoye, nagiye kubagara. Ntuye aho hantu ni munsi y'imisozi, ibizi byose bikondokera iwanjye, noneho inzu zose zatinzweho n'umucanga, igikoni cyo cyaragiye. Mu nzira jegera cyane, noneho habanza kuza urubura, kumva twumva igiti kiraguyemo imbere mu rugo, mu nzu mo imbere turahunga, turirukanka tuyisohokamo, tuye kuva twumva urusengero ruvuyemo rutaka rupfira mu ishyamba. Urugo wanjye ikiza cyageze kigusha inzu, cyica abana b'abakobwa 3. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe ibikorwa biteganijwe kuzakorwa mu cyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza, kikazatangira tariki 5 kugeza ku 12 ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2014. Iki cyumweru kikazaba gifite insanganyamatsiko igira iti twongere ubudahangarwa mu gukumira inkongi z'umuriro. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Icyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza ni icyumweru mpuzamahanga cyatangiye kwizihizwa guhera mu mwaka wa 1989. Mu Rwanda iki cyumweru kikaba cyaratangiye kwizihizwa mu mwaka wa 2011 nyuma y'uko hashyizweho Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi ifite mu nshingano zayo gukumira no guhangana n'ibiza. Mu Rwanda iki cyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza kizatangira tariki ya 5 kugeza tariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2014. Iki cyumweru kiba kigamije kongerera abaturarwanda muri rusange imyumvire ku micungire y'ibiza. Icyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza ni icyumweru kizihizwa buri mwaka. Ni icyumweru kizihizwa hagamijwe kuzamura imyumvire y'abaturage mu buryo bwo kwirinda, gukumira no kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza muri rusange. Kuko iyo abaturage batazi ibiza icyo ari cyo, ntibamenye ikibitera, ntabwo babasha kubyirinda neza. Ariko iyo bamaze kubishyiraho umutima, ni ukuvuga muri icyo cyumweru ni icyumweru dushyiraho umutima ibikorwa byose ku buryo buri wese bimugeraho, nibura buri munyarwanda akamenya ati mu karere kacu ikiza kitwugarije ni iki n'iki, hanyuma akaba ari byo ashyiramo ingufu mu kubyirinda. Ku nshuro ya 4 u Rwanda rwizihiza iki cyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza. Insanganyamatsiko izaba igira iti twongere ubudahangarwa mu gukumira inkongi z'umuriro. Hakazibandwa ku gukumira inkongi z'umuriro dore ko zimaze igihe zibasira ahantu hatandukanye. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti twongere ubudahangarwa mu gukumira inkongi z'umuriro. Twibanze ku nkongi y'umuriro kubera ko uyu mwaka waranzwe n'uko habaye inkongi z'umuriro nyinshi mu nyubako zitandukanye, ku magereza, amazu y'ubucuruzi, amazu aturwamo, muri rusange amazu ahurirwamo n'abantu benshi. Byatumye hashyirwaho amabwiriza na Minisitiri w'Intebe agamije cyangwa se arebana no kwirinda inkongi z'umuriro. Iki cyumweru twahisemo kwibanda ku nkongi y'umuriro kugira ngo abaturage bashishikarizwe uburyo bwo kwirinda inkongi y'umuriro, icyo bakora kugira ngo bayirinde, cyane cyane tubashishikariza gutunga ibikoresho bizimya inkongi y'umuriro, tubashishikariza kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma habaho inkongi y'umuriro, nko kumenya kubika ibikoresho bishobora guteza inkongi y'umuriro ahabugenewe, kandi tunabashishikariza kumenya ko ubwishingizi ari ngombwa kugira ngo twirinde inkongi y'umuriro. Niyo mpamvu tutirengagije ko n'ibindi biza byose tugomba kubikumira tukabyirinda, twibanze ku nkongi y'umuriro, ariko n'ibindi biza byose tuzabireba. Usibye ibikorwa byo guhangana n'inkongi z'umuriro, muri iki cyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza, n'ibindi biza muri rusange bizarebwaho dore ko ibiza byiganje mu Rwanda
biterwa ahanini n'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga n'inkuba. Ibihe by'umuhindo turimo bikaba ari bimwe mu bihe bigaragaramo ibiza bikomoka ku mvura nyinshi. Muri aya mezi abiri ashize bihuriranye n'igihe imvura nyinshi yatangiye kugaragarira, hagiye habaho ibiza bitandukanye mu turere dutandukanye, byose biturutse ku mvura nyinshi, byagiye bigira ibyo byangiza byinshi bitandukanye, harimo cyane cyane twavuga ko byatwaye ubuzima bw'abantu bagera kuri 25, cyane cyane abenshi muri bo bakaba baragiye bakubitwa n'inkuba. Ariko hakaba harimo n'abandi bagiye bazira umwuzure, imigezi yuzuye, umuntu akaba yanyura ku iteme kubera amazi yabaye menshi akaba yamutwara. Noneho habaho n'amazu yageze kuri 718 yasenyutse, cyane cyane avaho ibisenge kubera umuyaga uba wagiye uzana n'iyo mvura, ndetse n'ayagiye asenyuka burundu kubera nyine imivu yagiye itemba ikanyura kuri ayo mazu. Hari kandi abantu bagiye bakomereka, ab'inkuba zakubise ariko ntibitaba Imana, ndetse n'abagiye bakomeretswa n'ayo mazu yagiye asenyuka n'ibindi bitandukanye, nabo bagera kuri 31. Hakaba n'imyaka yangiritse, imyaka yari ihinze mu mirima kuri hegitari zisaga 450. Muri iki gihe gishize amezi 2-3 ashize, nibyo ngibyo ibiza byateye, bikaba muri rusange byaraturutse nyine ku mvura nyinshi, no kuba usanga iyo mvura igwa igasanga aho iri kugwa abantu batarabyiteguye bihagije, batarafashe ingamba zikwiye kugira ngo babe bakwirinda ko bagerwaho n'ingaruka nk'izagiye zibageraho kubera iyo mvura yaguye. Mu cyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza kizatangira tariki 5 kugeza ku ya 12 ukwezi kwa 11 uyu mwaka, hazakorwamo ibikorwa bitandukanye bizaba bigamije gufasha abaturarwanda kumenya no gushishikarira gukora ibikorwa bigamije kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza muri rusange. Uwo munsi uzizihizwa tariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka, ukazatangizwa n'urugendo ruzahera Kimihurura imbere y'ingoro ishinga amategeko, rugasorezwa kuri stade ntoya, aho abazaba bitabiriye urwo rugendo bazasobanurirwa ibijyanye no kwirinda inkongi y'umuriro, haba mu butumwa ndetse no mu kubereka uko bikorwa hifashishijwe ibikoresho byabugenewe. Muri icyo cyumweru kandi hazabaho ibiganiro binyuranye. Hari ikiganiro kizatangwa muri kaminuza y'u Butare, hari ibiganiro bizatangwa ku maradiyo atandukanye, kandi n'uturere twose twasabwe ko bitewe n'ikiza kikunze kwibasira mu karere bazakora imiganda itandukanye, irimo gusibura imiferege iyobora amazi, imiganda yo gufasha abahuye n'ibiza, ndetse no kwigisha abaturage uburyo bakwirinda inkongi y'umuriro. Gusoza icyo cyumweru rero bikazabera mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi, aho hazakorwa umuganda n'abakozi ba Midimari ndetse n'abafatanyabikorwa n'abaturage b'akarere ka Gatsibo bose. Hakazakorwa umuganda ugamije gufasha abahuye n'ibiza, kuko nubwo tuzaba insanganyamatsiko ivuga ku nkongi y'umuriro, ariko ntabwo twirengagije ko n'ibindi biza muri rusange bitureba, cyane ko turi mu bihe by'imvura nyinshi. Midimari nka minisiteri ifite mu nshingano zayo kumenyekanisha ibiza no guhangana n'ingaruka zabyo, barasaba abaturarwanda bose muri rusange kuzagira uruhare muri iki cyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza, bitabira ibikorwa byateganijwe muri iki cyumweru. Twizeye ko icyumweru kizarangira abantu bose bafite inyubako zihuriramo n'abantu benshi bamenye agaciro ko kugura ibikoresho byifashishwa mu kwirinda inkongi y'umuriro, ko abo bantu bose bazaba bamenya agaciro ko kujya mu bwishingizi, kuko iyo inkongi y'umuriro itwitse ibyawe byose ni igihombo iyo utagiye mu bwishingizi, kuko ushobora no guhita uhomba burundu. Kandi noneho kizanarangira n'ibindi biza muri rusange, kuko ntabwo tuzareba ku nkongi y'umuriro honyine, bizarangira hari n'abaturage basenyewe n'ibiza babashije kubona aho kuba, kuko hateganyijwemo n'imiganda yo gufasha abahuye n'ibiza.
ariko twizeye ko kizarangira buri wese yamenye uruhare rwe mu kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza. Icyo buri muturage asabwa nk'uko nakomeje kubivuga ni ukugaragaza uruhare rwe. Buri muturage arasabwa kugaragaza uruhare rwe haba mu kwirinda ibiza muri rusange, ariko cyane cyane inkongi y'umuriro, mu gukumira, mu gutabarana ndetse no mu gusana. Buri wese azaba yamenye uruhare rwe. Icyo tubasaba ni ukwitabira imiganda izaba yateganyijwe hirya no hino mu gihugu. Turongera kubasaba ko bakwitabira ibiganiro bizaba byateganyijwe mu gihugu hose, bagatega n'amatwi amaradiyo kuko twanyujijeho ubutumwa, ndetse n'abakoresha ikoranabuhanga ryanditse bakaba bazasura imbuga zitandukanye kuko henshi twabishizeho icyo bagomba gukora. Turabasaba ko buri wese iki cyumweru yakigira icye, twese tukiyubakira igihugu kizira ibiza. Icyumweru cyari kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza, ni icyumweru kiba kigamije kongera gushyira imbaraga mu gushishikariza abantu guhangana n'ibiza. Gusa ibikorwa byo gukumira ndetse no guhangana n'ibiza ni ibikorwa bihoraho kuko ibiza bishobora kubaho isaha n'isaha. Mu gihe habayeho uburangare, abantu ntibashyire mu bikorwa ingamba zo kubikumira hakiri kare. Turabashimiye mwabanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Reka tubibutse ko ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero itishyurwa ya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha mukomeze kugira ibihe byiza.